Imyaka bagiye kugeza kandi turabizi ko bazayigeza 100 n'ejo bundi gusa. Uyu munsi mwami kuko tubafite bari kumwe natwe, turashima izina ryawe ko wabarindiye ubuzima mu myaka yose yatambutse. Mwami Imana, iyo dutekereje gukura k'umuntu kuva ari umwana data nyir'ingabo kugeza akuza akamenya ubwenge, mwami ibyo banyuzemo ni byinshi data. Uwera wa Isirayeli bagiye kuvuga urugendo rw'ubuzima bwabo ni rurerure, ariko ushimwe Mana y'agakiza kacu yuko muri urwo rugendo wabanye nabo. Mwami uyu munsi ukaba ubemereye kureba ababakomokaho, kureba abakomoka ku babakomokaho. Mwami icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ntitwabona amagambo ahagije yo kugushima data wera wo mu ijuru, aho bagenze mu bihugu bagenzemo mwami, aho batuye hatandukanye, ariko uyu munsi uduhaye umugisha wo kubana nabo nk'ababyeyi, uduhaye umugisha wo kubanezererwa mwami, mvizira uruyenzi. Icyubahiro kibi cyawe data, izina ryawe rihimbazwe Jehova. Ntitwabona uko tuvuga gukomera kwawe, mwami tubareba data tubagose, turabizi ko nabo banezerewe batubona dukinagira imbere yabo, n'iby'umunezero ukomeye data, n'iby'ibyishimo mwami Imana. Icyubahiro ni kibi cyane. Haleluya. Turagushimye kuko uri mwiza, tugushimiye ibi birori byiza waduteguriye mwami. Turakwinjize ngo bibanemo natwe data wera wo mu ijuru. Ibyo twagambiriye kunezerwa ntihagire ikitubuza kunezerwa mwami Imana, utwuzurize umunezero, ubusendereze, tugubwe neza kuko wakoze ibikomeye. Uyu munsi ni umunsi w'amashimwe. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru mwami Imana. Umugisha buri kintu cyose kiri bukorerwe hano, uhumanure buri kintu cyose, ikinyobwa n'ikiribwa mwami biri buvugirwa aha hantu, buri kintu cyose kiba ari ikizamura icyubahiro cyawe, kuko nta wundi mwagisangira Mana. Izina ryawe rihimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Turi kuri Team TV, tubasabe umugisha mwese abadukurikiye. Imana iho umugisha. Turi kumwe n'ababyeyi, ariko turi buze guhera kumwe tuze kuganira. Hari ibirori uyu munsi twari turimo twizihiza by'imyaka igera mu 100 yamaze ndetse n'impangaye. Munyemere tuze kubakira, tugire byinshi tuganira, badusangize gato ku buzima bwabo, ko bari guserebura intsinzi y'imyaka 100 bageze. Birumvikana rwa rugendo rutoroshye, ariko ikintu cyadushimishe cyane gikomeye nuko bavuga bati turashima Imana yabanye natwe. Cyajya muri aho turaho. Yesu nashimwe, ashimwe cyane. Amen. Ahimbazwe. Ubu se mwibuka amazina yanyu? Yacu ndahibuka. Witwa? Nitwa Steria Mukafayi. Steria. Asteria Mukafayi. Mukafayi. Nyi. Mukafayi. Wow. Imana ishimwe cyane. Mwakuriye mu Rwanda? Mwakuriye mu Rwanda? Ntabwo twakuriye mu Rwanda, twahunze tukiri bato. Ariko twarashatse turi hamwe n'abagabo bacu. Twabyariye mu mahanga za Mbarara hariya. Bukeye turongera turaza tubyarira ahantu hitwa muri Nkoreka beza, niho iwacu kwa data. Turi hamwe n'abagabo bacu. Bukeye umugabo wanjye arahasazira, rero Imana iramuhamagara. Mwari mubyaranye abana bangahe? Twari tubyaranye abana 8. Na n'ubu ntawe ukiriho. Abana bose bariho?
bose baratashye baratashye hariho umwana umwe ukurikira imfura yanjye nkaba rero narashimiye Imana Imana yaturemye turi babiri ariko iranadukunda mwari impanga twari impanga n'impanga yawe ntituraje tuganira impanga yanjye iri hariya Imana iradukunda nawe afite abana benshi bapfuye ariko asigaranye 3 nibo batubeshejeho tukagira n'abuzukuru tukaba twarashimiye Imana cyane butagira ubugarukiro tukaba dushimira Imana yatumye tumera dutyo abana bakadushiraho ariko kandi tukagira n'abuzukuru abana bacu babyaye abuzukuru barahari nibo badukorera ibi byose nibo badushimishije mu bintu bisa bitya sinzi ko n'umwana umufite yagushimisha ikirenza rwose mwakase keke bisa neza mwakase keke turicaye turanezerewe dufite ibyishimo mu mutima wacu turarwara bakaza biruka bakatuyora bakashyiraho bakavuga none se uri impanga yawe murabana aba matimba hakurya y'ibidamu yego nanjye nkaba ahantu hitwa muri Karuca ku muhanda aho nkaba narahubakiwe n'abuzukuru banjye nyine wabo yarapfuye na se bo bari hanze none mugira ibyishimo bingana iki ubona uri kumwe n'umuvandimwe muvukana gakuru ninde gato ninde gakuru n'uyu usigaye gato nige ni umugisha cyane none ni umugisha abana bacu nabo bawongeyeho baradushimishije cyane baradukunda natwe tukabakunda turarwara bakohereza imodoka ikatuzana bakatuvuza bakadushyira aha bakaduha ikintu cyose kituma tubaho kituma tugira ubuzima nta shimwe twashimira Imana nta waribona kereka yo yonyine izakomeze yitangira umugisha wayo muri abo bana yitangira umugisha nabo bazagira abana nk'uko abuzukuru bacu ari buba dufite nabo bazagira bazabarera nk'uko baturera ubu ntimufite n'abuzukuruza ubuvivi ndabufite ufite ubuvivi Imana yahabwa icyubahiro ni ukuri ko Imana nishimwe cyane none se ko bigaragara ko mugifite imbaraga ibanga mwakoresheje ni ibihe byo mwariye niwe buzima bundi butandukanye n'ubwo abandi babayemo kuko kugeza ubu ngubu murakomeye hari abandi bafite imyaka nk'iyanyu muri iki gihe ariko mwe murakomeye bigaragara ko mufite imbaraga ibanga ni Imana nta kindi twakubwira natwe tuzi yuko harimo abo tungana batakibasha ububyuka tuzi ko hariho abo tukingana bajya kubyuka bakegurwa bajya kujya muri raturini bakabafata amaboko iki kintu turagishimira Imana nta kindi kintu twavuga twashyizeho kibanga nta kindi kintu nta mupfumu tuzi nta kintu cyose tuzi umupfumu wacu ni Yezu Kristo haleluya niba duhaye iri banga ryo kugira ngo tube tukiriho umuntu agihaguruka akihakirira umuntu agihaguruka akihakirira ntiyadusigiye kugira ngo abuzukuru bacu babe bataramera nk'abana bacu ngo bashire abuzukuru akaba ari bo baturinze akaba ari bo batureberera niryo banga dufite niryo Umwami Yesu amena Imana ibaha umugisha murakoze cyane ijya Imana ikomeze kubongera imyaka ejo muzagira 20 mukomere Uwiteka ndamusaba yuko nta kongezaho ni 6 7 niba twongeza natwongeza 2 turacyabasha ubugenda twongeza 3 duhamagari nicyo gikwiye tukivuga tukishaka kubona ko kurya tukakarya maze Imana ikwiye kuba yabona hagati aho ngaho mu myaka yindi isigaye wenda 2 3 ikabona none tireka mbarindira ariko mu wa 3 mu wa 4 kaduhamagara nibyo byiza ukigendera ukirisha utya n'intoki udatamikwa utuhagirwa nicyo cyiza nta ubwo bugaragutse hari impanuro wahabwa iki gihe se urabona iyo tuvuze impanuro z'abiki gihe twavuze mukecuru hari impanuro waha abantu b'iki gihe ugendeye ku muco wanyu w'icyo gihe n'uburyo mwakuze irahari uko Imana yaturemye ntabwo ariko tumeze kimwe twese impanuro ni uko harimo abameze nkatwe ba nyirakuru ba nyina
nshyizemo uyu mukobwa tubereye mu rugo n'umugabo we ngo hanuriye ameze nkatwe uko twaremwe n'uko twari mu mago yacu n'uko twafataga abantu n'abavandimwe n'inshuti. Uyu niko ameze, nicyo nahanura, ni nawe ndebye muri iki gihe cy'isi ya none, kuko icya mbere afite urukundo, icya kabiri afite sinzi mbese uko ateye, ameze mbese nkatwe mu ikura ryacu, mu ishaka ryacu, uko twafataga ba mama, uko twafataga ba data, urukundo twari tubakunze. Impanuro ye niyo uko ameze. Abandi bose bariho, hariho abafite urukundo, hariho batarufite, hariho abakuriye bagasanga nta n'icyo mupfana kuko ushaje, ntacyo kimaze ku isi. Ariko rero harimo ababizi, harimo abazi icyo ababyeyi bamaze, harimo abazi icyo nubwo akamaro babafitiye, bazi ko n'ubu tukabafitiye, ntacyo tubakorera, ntabwo dukoropa inzu, ntabwo dufite icyo tumaze mbese, ariko akamaro ni ukubasabira ku Mana bakabona imigisha yacu, tukabaha imigisha, nabo bakazagirwa n'abana nk'uko ari bo batugize, bakazagirwa n'abuzukuru abana babo babyaye, nabo bakaramba nk'uko twarambye. Impanuro niyo natanga, kuko abantu muri iki gihe ntabwo bashobora n'impanuro zabo, kereka muri babiri muri batatu niwe wavuga utyo, ntabwo utarondogoye wavuga babiri nangwa batatu, ntabwo bahakirimo abantu. Ari umukobwa, ari umugabo, ari umuhungu wawe, ari kereka uw'Imana yakweretse iti dore uyu muntu ni uwawe, nawe akakureba ati uyu muntu ni umubyeyi. Ariko hariho abatakizi, babiretse, hariho abatakizi ko babyaye, hariho abatakizi yuko batakurebye ntacyo bitwaye, batagize akamaro kuri we ntacyo bitwaye. Impanuro yanjye niyo, hakabamo abo Imana yatoranyije, kandi iti namwe urukundo mufite muzasazana kubera Imana iri mu ijuru, muzasazana n'abana banyu Imana izabaha, kubera ababyeyi banyu ururimi bavuga iteka ryose kuri mwe. Iyo uvuga iteka ikintu ku mwana cyiza kiramuhama, amen. Iyo uvuga iteka ikintu ku mwana kibi kiramuhama. Ariko rero umwiza iyo umuvuga nk'uko ari n'Imana igushyigikiye nayo ibivuga. Niyo mpanuro nakwereka umwana mwiza iteka ryose, nawe azasaza nk'uko dushaje, azagira n'abazamubana nawe nk'uko atubana. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Byajya hari abantu bari kutureba batazi amazina yawe, batazi amazina yanjye, babwira uko mwitwa. Amazina yawe ukayamubwira. Izina ryanjye nitwa Stefania Mukasoti. Stefania yego, Mukasoti. nuko Imana ihabwe icyubahiro. Twahoze turi mu birori muri gukata keke, Imana yarabarinze, ariko hari abo mwavukiye rimwe, mwari muturanye kera mutaranashaka, ubu batakiriho. Iyo mwe mubonye mukiriho mw'iyi myaka mwumva atarishimwe? Turishimye cyane. Gushima Imana, tunabishima, tugashima Imana yatugejejeho, yaturemye, kuko yahatugejeje dukunze, natwe rero tukayishimira. Uyu munsi muri mu Rwanda, mwitegereza abana b'abakobwa bari kubyiruka, bazavamo abagore namwe bakaba abakecuru, tukifuza ko bazabaho nk'uko mwabayeho. Ubona bizakunda? Imana ibishoboye, kuko ari igenga byose, ibishoboye yabagishyira imbere, nabo bakazaca aho twaciye kandi bakagera aho tugeze. Uri kumwe n'umuvandimwe mwavukanye w'impanga, mwumva bimeze gute iyo muri kumwe? Turanezerwa, twumva twishimye,
ko turi kumwe twavukanye tukabyirukana tukaba tugejeje hari ukuntu bajya banga impanga ngo zirakundana. impanga zirakundana nyine none se si umubiri umwe urubavu rumwe gusa uribaza ko dufite imbavu ebyiri umwe ari uko undi ari ukwe ni rumwe nk'uko twaruvuyemo mu nda ya mama na data. gusa uwashatse mbere n'indi muri mwe wagiye gushaka umugabo mbere n'indi muri mwe iryo ninde habanje iki wasize Gakuru ariko Gakuru nawe iwabo bubatse inzu yo kumushyiramo ngo arongorerwemo n'umugabo we bavuye gusezerana barara aho ngaho batahirwa ubukwe ku mpamvu y'uko ngo impanga kera zitatandukanaga zaragendaga n'undi uwo munsi agahaguruka udahagurutse rero bakahamagara umugabo vuba na vuba ngo uriya atazamutanga mbese bikabamo ubukenya ngo atazamutanga gushaka bikamukenya ubwo bakamuhamagara bakitwa kumutahiza gira vuba noneho bakamutahiza niba adafite umwanya ubwo bakamuha umwanya bakamuheka bamujyana iwe umugabo w'imodoka zari zitaraza bakamuheka kuko ubwo yarongowe agiye kurongorwa wa wundi atamutanze byari byiza ibyo ubwo ntabwo ariko bikigenda cyane rwose n'igihe barwana usanga bari kurwana kandi ari impanga nyine. none se ibiryo mwaryaga ibanga mwakoresheje kugira ngo mube mukomeye koko kugeza uyu munsi Gakuru nawe kuko imyaka ishize imyaka 100 ni myinshi iyo ubona ugifite imbaraga zingana gutya usanga harabaye irebanga nyine muri tubwire. none twebwe mu ivuka ryacu twavutse hatariho uku kurya nk'ibyo ubu ngubu turya. twavutse umubyeyi wacu afite inka tunywa amata twariye dukuze tumaze gukura ndetse cyane twaririye mu ruhungo rwo twarahunze turi muri icyo gihugu cya Mpororo niho twatangiriye kurya kuko inka zari zimaze no gushira tutagishira hatakiriho inka nyinshi niho rero dutangira ubwo kurya niho twamenyeye kurya ngo barya batya n'abarya. ni umugisha uyu munsi mufite ubuvivi ubuvivi turabufite dusigaje ubuvivure wasigaye ubuvivure ngenda abona muzanabugira burya Imana bishatse ese ko tutiha igihe Imana nibishaka ubuvivure nibwo dusigaje ubuvivi turabufite hasigaye ubuvivure ariko Imana ibuzane mwogacwamo nabwo tuzabubone namwe muzabugira turabasabira Imana imbabazi turabasabira ko Imana ngo muzabone namwe muzagira ubuvivi n'ubuvivure ndetse muzabugire mwe muracyagenda n'imisanato muzabona abana bazabarera nk'uko dufite abuzukuru baturera ubu turarerwa n'abuzukuru ntabwo tukirerwa n'abana twabyaye abana mwabyaye nabo barashaje bo bararera abagabo babo nabo natwe rero tukarerwa n'abana babyaye ariko rero ukuntu mukundanye mbona niyo mujya no mu ijuru muzagendera rimwe none se twarorera Imana ibishatse mujya mu ijuru muzagendera rimwe Imana ibishatse twajyana n'izabigena ko ariyo yatuzanye kimwe mu mitima yacu nangwa mu kanwa kacu twatura tukakunda Imana twembi tuzarizamo. ese ubu yamugira akanya mukaganira mwembi muri kumwe tuba turi hamwe turanaturanye ntituri kure mukaganira tukibukanye iby'Imana tukibuka nuko twatangiye turi bato turi inkumi tukavuga nuko twashatse nuko twabyaye abana ba mbere. iby'Imana se mwabitangiye kubikunda ryari twabikunze cyane wakunda Imana tuba muri Kiliziya Gatolika tubatizwa ku bwa data na mama bavuye ku kiriri cyacu badutwaye batya bamaze kubatizwa barasezerana
twaravutse data na mama ari abakirisitu cyane, ari abakirisitu baturera gikirisitu, baturera kugeza ubwo twabaye amakumi dushakwa n'abakirisitu, dushakwa n'abakirisitu natwe, kugeza ubwo nabo twasezeranye nabo, turasenga mu idini yacu neza, kugeza ubwo nabo badusize Imana irabatwara abadushatse. Ninde wabanje kuba umugabo? Abagabo bacu. Ninde wagiye mbere? N'uwawe? Uwagiye mbere ni uwuyu. Niwe wagiye mbere? Yagusigiye abana bangahe? yansigiye abana 5. Uwanjye nawe tugeze mu Mutara ahangaha nawe aritaba, nsigara mu bavandimwe na data yari akiriho aradutunga, yari afite uko ameze aradutunga cyane, aratwubakira, aratwambika, araturerera, araturerera abana basigaye. Uyu munsi byari ukwidagadura muri gukata keke, mwabibonye mute muri gukata keke? twabibonye neza, ariko cyane cyane mu bana dufite bose ndashimira uru rugo, umuganwa n'umugabo kuko ari butuba hafi, abandi bose bari kure, bari kure. nkongera ngashima umwana wacu uri hanze, umuhungu wasigaye wabucura bwanjye, niwe waduhamagaye, imitsi yaratubujije kubyuka, yaratubujije gutambuka, tutareba neza, umuntu akarara amanitse ukuguru kuri iki gikuta bimurya, mubona y'ibirenge ku kuboko ntabwo nakugezagaho. ubu tukaba dushimira Imana kugira ngo ariko murakomeye, nabo bazabagira batyo. none se ufite agatelefone uritaba nta kibazo? Telefone simpamagara kuko sindeba, arahamagara akayitaba, genda hamagarwa, ariko za nomero kuzishaka ntikibaho. Ahubwo natangaye kubona mumeze gutya, mugifite amaso mazima, nta madrinete mwambaye. aya maso yanjye yarahumye, ubu ntureba nk'uko tubona nyuko, ubu ngiye nk'ariye bikamara umwanya, ntabwo ubwo uce ntabwo nakumenya. Birumvikane rega, haciye iminsi myinshi cyane, iriryo ryarahumye, urumva iri ryarahumye rirarindagira, ariko iri riracyahumyeza mu gake. ubu nk'ejo nkubonye hariya bambaza bati ninde ntisimuzi, hanyuma waza wampagarara iruhande ntewe ndamwibutse iri jisho kuko riba rikwitegereje mu maso, ariko iri ntirirora. Muhumure, turashima Imana aho mugeze, n'ishimwe rikomeye, kubera ko benshi ntago bageza ku myaka yanyu, niyo bayigejejeho usanga batagishira imbaraga, nabo batakinamenya n'ibintu nk'icyo wamubaza atagusubiza. ariko mwe mukase keke mu kanya, mbona muri kwikata n'icyuma, nayo nzi ko birabananira, mbona mubikoze neza, mwambaye neza, mwakenyeye udutambaro twiza mu mutwe. Ubu se hari abakecuru bari ku kigero cyanyu, muri ya myaka yanyu ya kera, bakiriho mubona mukaganira, nabo bageze mu myaka nk'iyo mugezemo? Hariho abakiriho, ariko batakibasha no kukurora ngo bakumenye, ni ukuri kw'Imana, bakaba batamenya no kukubwira ijambo rizima rigaragara. none se wenda tugana ku musozo, twaganiye na gato yatubwiye impanuro yaha b'iki gihe. Mwese murumva impanuro mwaha b'iki gihe ari izihe, kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi? Yaziduhaye, ariko jye nayimubwiye, we yayimbwiye. Hari hasigaye mwebwe, iyo mubonye abana b'iki gihe ukuntu bari kubyiruka, abana b'iki gihe babyiruka, harimo abazima, harimo n'abandi bagira bangiritse, harimo abazima bacyumvira ababyeyi, bacyumva ikintu cyose, cyangwa se iyo bimushyize no mu ishuri ugasanga ari umwana muzima afashe, hariho n'abatabifata bikabananira. Ese mwagize amahirwe yo kwiga? twe twarize, ariko bikiri bugufi, ntabwo twarenze. Kwiga ibya mu gitondo, kwa kundi mwigaga ukajya mu ishuri imbere ya mwarimu,
mwari mu buhunzi icyo gihe? oya ubuhunzi bwaje twaratangiye kwiga. ubwo twari iwacu mu Mutara, bagituye bikimeze neza. Twatangiriye ku mubyeyi watubyaye mu batisimu, kuko bari abatware. Baraduhamagara tujyayo dutangirirayo kwiga. Twatangiye kwiga turi Nyagahita reka. Nyagahita ariko ubwo se sibwo twajyaga Ikaganda. Nyagahita Rwema. Nyagahita hafi na Gatsibo. Gatsibo niho twabyirukiye, niho twashyiriwe. yewe Imana ibahe umugisha, akoze kutuganiriza, twishimiye ibirori, twabonye ukuntu mwakata agakeke turishima. Reka natwe tuzavuge tuti turifuza gukura nkamwe, tuzagere ku myaka nk'iyo mugezeho. namwe muhageze byatunezera, kuko dufite n'abana bangana namwe, turumva twifuza ko mwahagera mukagera mu mwanya tugezemo, mukarinda ibyingo zanyu, mukabyara neza, mukarinda abana, mbese nk'uko tubikora. Kuko bigaragara ko mwareze neza, niyo mpamvu bigaragara ko uyu munsi babitaho, kuko nabo batwitayeho. namwe rero mureze neza mukageza aho tugejeje, n'abo bana banyu nabo basa, wenda ntiwaburamo ikigoryi, ariko ntiwaburamo babiri batatu bagufasha. mu rugo ntabwo rwabyara abantu beza rwose, ntabwo byara abantu beza bose. umuntu uje akagorya ntahuze n'abo yavukanye nabo, ntahuze na ba se na ba nyina, bibaho. ugasanga bose ari barumuna bawe, ari baso bakubyaye, ari ba nyoko, ugasanga niba uri ikigori ugasanga barafatafata, birabacika, bakinginga, bakuru bawe bakakwinginga, ugasanga byananiranye. Ese ubu nta gakuru mwadusangiza, agakuru kigeze kababaho mwembi nta gakuru muzi kigeze kababaho, uko muvukana, uko mubana mu buzima bwa buri munsi, ibihe byose mwaciyemo, nta gakuru kigeze kabasetsa mwumva mwadusangiza? Kadusetsa ubwo se umuntu yamenya ari gakuru ki? Aho twari agakuru kajyaga kadusetsa, tugaheruka tukicaye iwacu mu maho haje kugendera, kuzerera, guhunga, ariko naho duteraniye ugasanga turaseka nk'abantu bato, ntakibababaza cyane ngo usange nugize ikimubabaza acyongorera mugenzi we, bakabijyamo bakabitsinda, bikajya hirya, bakabibanga mukicecekera, kigeze kitugirira nabi. abantu bato ntabwo bababara ngo kandi twari dufite n'ababyeyi bazima batwigisha, batwerekera. Ababyeyi banyu mubibukiraho iki? Ababyeyi banyu ni iki mubibukiraho ubu ngubu? Mwavuga muti papa na mama baragiye, barashaje, ariko hari ikintu badutoje, badusigiye. Badutoje ku bana. Reka mbanza nyikubwire. Twari dufite ababyeyi beza, kuva kuri data na mama bari barasezeranye, ariko mama yapfuye akukuza, ataratanye n'umubyeyi wacu. Dupfa afite abana b'abavandimwe, afite abantu arera b'abana bacu, n'abavandimwe, n'ababashiki babo. Data yagiranye imbabazi cyane, dupfa tuzi ko yaturinze ibibi, abagabo bacu akaturera, dupfa tuzi ko bene wabo bajyaga bamusanga niyo bakene bameze nabi, akabagirira neza, akaza akabaha inka zibatunga, akaza akarera abana babo, akabashyira no mu mashuri. Ndetse nguhaye urugero, bafite abo uwo murage bawubashyize mu mitima nk'aba twicayemo. Tuvuga ikitwibutsa data, tureba uyu mwana Jore, tukibuka ko ariko data yari ameze, twareba umugabo we uko yashakaga abavandimwe, agashaka inshuti akiyegereza, ugasanga arabishyikiriza.
kubera ubukirisitu yari afite, kubera nuko yari ameze neza. Watunguka uri umuvandimwe, umwana w'umuvandimwe we w'umukene, akakuremera, akagushyingira, akakugira umuntu mwiza, akagushyira hariya. Natwe rero aho tugeze nk'ubu twabona umuntu ubabaye wacu tukimeze neza, twibuka data ibyo yakoreye abantu, tugasanga ako kazi mu bana bacu. Imana ibahe umugisha rero. Yego bambe, murakoze cyane. Reka tubareke mujye kuruhuka. Yego bambe, nawe uguye. Ni ukuri kw'Imana. Nawe Imana iduhaye amahoro kugira ngo tuganire nawe tudasanganywe, tutanazira. Yego. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Kugira dushimishije cyane. ngwino we ufate ibintu byawe.